Nongeye kuguha ikaze kuri Leo TV Entertainment, ni umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe, mwe tubana buri munsi. Ndizera ko rwose mwantangira ubuhamya. Uyu munsi rero uri kwibaza ati tugiye kuba tuganira kuki? Nkuko mwabibonye tugiye kurebera hamwe ibintu bigera kuri 5 bizakwereka ko umusore cyangwa umuhungu agukunda by'ukuri, uyu musore kuko aba yaragusariye. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibyo bintu bigera kuri 5. Abantu benshi by'umwihariko abakobwa bakunda kugira kino kibazo, bakibaza batese kuki tuganira n'abasore buri munsi ariko tukabona baratubabaza, twakwama amanimero buri munsi n'abasore bagiye batandukanye, ariko kubona umusore ufite gahunda ni ibintu biba bigoranye. Mwebwe bakobwa murabizi ko muri iyi minsi abasore bariho pe, abasore bariho, ariko kubona umusore ufite gahunda ni ikibazo, kuko benshi baba baza nyine bafite icyo bishakira ngo bigendere. Uyu munsi rero munyemerere turebera hamwe, munyemerere turamburire hamwe igitabo kitwereka ibintu bigera kuri 5 bizakwereka ko umusore agukunda. Ibi rero ni ibintu byagiye bigaragazwa n'abahanga bagiye batandukanye, harimo nka John Gottman. Uyu muramuzi cyane, yashyize hanze igitabo bita Gottman Institute. Hari undi nawe ukomeye cyane mu bigendanye n'urukundo yitwa Gary Chapman, uyu muramuzi, yanditse igitabo bita The 5 Love Languages. Ni igitabo cyagiye gifasha abantu benshi. Rero twihuse, niba wamaze gukora kuri subscribe, nyemerera dutangire n'ikintu cya mbere. Ngiye tugiye kubona muri iki kiganiro, nitwa Leo Dukuze, guhaye ikaze. Ikintu cya mbere rero kizakwereka ko umusore muri kumwe cyangwa uyu musore muganira buri munsi ukeka ko yaba agukunda, ikintu kizakwereka ko uyu musore agukunda by'ukuri, ukunda gusanga nyine agufuhira iyo uri kumwe n'abandi basore. Iyo umusore agukunda cyane ashobora kugaragaza ishyari rito iyo akubonye uvugana cyane n'abandi basore. Ibi bishobora kugaragara nk'aho yagusariye, ariko akenshi biterwa n'uko nyine atifuza kugutakaza. Iki rero ni ikintu cy'umumaro cyane. Niba uzi ko uyu musore abikugaragariza, niba uzi ko uyu musore agaragaza icyo wakita nko kugufuhira, uzamenye ko uyu musore aba agufiteho gahunda. Uyu musore rwose aba agukunda cyane. Iki rero kikaba ari ikintu cyari kiri ku mwanya wa mbere kizakwereka ko uyu musore aba agukunda, niba akugirira cyangwa niba agufuhira. Iki ni ikintu cya mbere kizakwereka ko uyu musore agukunda. Twagiye ku kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri rero kizakwereka ko uyu musore agukunda, uyu musore atakuryarya. Burya ngo iyo umusore agukunda cyangwa iyo umuhungu agukunda, ashobora guceceka cyangwa kukwirengagiza gato iyo muburanye. Ibi rero ushobora kwibaza ese bisobanuye iki? Iyo mwagiranye wenda nk'akabazo, ashobora guceceka akakwirengagizaho gato, ariko ibi si uko atagukunda, ahubwo rimwe na rimwe aba ari kugerageza gutuza no kwirinda kuvuga amagambo yakubabaza. Ibi rero bikunda kuba ku bantu cyangwa ku musore n'umukobwa batari kumwe wenda mu minsi runaka. Urabizi hari igihe mwari mumaranye igihe, ariko bikaza kuba ngombwa yuko umwe ajya mu gice runaka cy'igihugu, undi nawe akajya mu kindi runaka. Wenda ugasanga mwari nko ku ishuri, mwarahuraga buri munsi, ariko umwe wenda yagiye i Kigali, undi aguma mu ntara. Ibi rero ugasanga bituma nyine mutangira kugenda nyine mwikekana, ugasanga uri kuvuga uti uyu ashobora kuba atakinkunda, ashobora kuba yariboneye abandi. Ariko burya ngo iyo umusore agukunda amera nk'ukwirengagijeho gato, ariko uyu musore nyine ntabwo aba akwirengagije burundu, kuko ikizabikubwira uzasanga nyine watajya anava ku izima, hashira igihe ukabona arakuvugishije nyine, nubwo akwirengagiza ariko ukunda gusanga nyine atakwirengagiza burundu ngo urukundo rwanyu rugende ruhere. Ibi rero bivuze iki? Niba ubona uyu musore mukundana cyangwa uyu musore muganira buri munsi, niba uzi ko mutakiri kumwe muri iyi minsi, wenda kubera ahantu yagiye, inshingano yagiyemo, nuzajya ubona uyu musore hashira igihe akagutekerezaho rwose, cyangwa ukabona hashize igihe wenda atakuvugisha, ntukajye ubifata nabi, ahubwo nuko muba mutakiri kumwe nyine muri iyo minsi, uyu musore aba akigutekerezaho. Twagiye ku kintu cya gatatu kizakwereka ko umusore agukunda.
Ikintu cya gatatu rero ni ingenzi, ikintu cya gatatu kizakwereka ko uyu musore cyangwa uyu muhungu agukunda, ashaka kumenya aho uri kenshi. Umusore ugukunda cyane ashobora kugenda akubaza aho uri cyangwa icyo uri gukora muri rusange. Hari n'igihe bisa naho ari kukugenzura, ariko bishobora kuba biterwa n'uko akwitaho cyane. Nuzabona uyu musore akunda kugenda akubaza ati ese uri gukora iki, ese ubu ngubu uri hehe, burya uriya musore aba agufiteho gahunda, uriya musore aba agutekerezaho cyane. Iki rero ni ikintu cya gatatu cyagaragajwe n'aba bahanga, yaba John Gottman ndetse na Gary Chapman, cyagiye kigaragazwa n'abahanga berekana ko iki kintu kiba ari ingenzi cyane. Niba uyu musore cyangwa uyu muhungu uvuga ko mukundana, niba akunda kuba yakubaza bino bibazo, ashaka kumenya aho uri, icyo uri gukora, iki rero ni ikintu cya gatatu cy'ingenzi kizakwereka ko uyu musore agukunda cyane. Twagiye rero ku kintu cya kane, nacyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ikintu cya kane rero kizakwereka ko uyu musore cyangwa uyu muhungu agukunda, adashaka kugutakaza, usanga ababazwa n'uko ubabaye cyangwa hari uwagukomerekeje. Uyu musore nyine usanga nyine aba afite ikibazo, usanga atishimye iyo yabonye ko nawe ubabaye, ko uri mu bihe bitameze neza. Uzasanga nyine uyu musore bimubabaza, ugasanga ari gukora igishoboka cyose, agakora icyo ashoboye cyose kugira ngo aguturishe muri rusange. Iki ni ikintu cya kane rero kizakwereka ko uyu musore agukunda. Mu gihe uri mu bihe bibi, mu gihe utishimye, uzasanga uyu musore nawe nyine uba ubona yabuze amahoro, atameze neza cyane. Iki rero kikaba ari ikintu cya kane kizakwereka ko uyu musore agukunda. Usanga ababazwa nuko nawe ubabaye, iyo ubabaye nawe yumva nawe ababaye. Twagiye rero ku kintu cya gatanu. Mbere y'uko rero tujya ku kintu cya gatanu cy'ingenzi cyane, ni nacyo kintu cyari gihatse byose, mbere y'uko tukivuga, reka mbanze ngushimire wamaze gukora kuri subscribe kuri uyu muyoboro wa YouTube witwa Leo TV Entertainment. Nk'uko dukunda kubivuga buri munsi, ni umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe. Ni umuyoboro ukwigisha byinshi by'umwihariko ku bigendanye n'urukundo mwe tubana buri munsi. Ndizera ko rwose ibi namwe mwabishimangira. Rero niba wakunze kino kiganiro, kora kuri subscribe. Ikindi kandi niba wakunze kino kiganiro nyine, ntiwibagirwe gukora kuri like, ujye no muri comment utwandikire, ukore share, ukore na share nyine. Hari nk'igihe uvuga uti kino kiganiro numvise hano gishobora kuba cyafasha mugenzi wanjye runaka. Ibi rero nawe byo bikaba ari ibintu by'umumaro cyane. Iki kintu rero, iki kikaba ari ikintu cya gatanu tugiye kugarukaho kizakwereka ko uyu musore agukunda. Twagiye. Ikintu cya gatanu rero kizakwereka ko uyu musore agukunda, ikintu cya gatanu kizakwereka ko uyu muhungu yakwimariyemo, adashaka kugutakaza. Usanga agaruka kukuvugisha nubwo mwaba mwagiranye ikibazo. Uyu musore hari nk'igihe mugirana akabazo runaka, ukavuga uti uyu musore pe ndamutakaje, birarangiye, ntabwo azongera kumvugisha. Ariko uyu musore ukunda gusanga ujya kubona uratunguwe, arongera akuvugishije. Ukajya kubona kuri WhatsApp arakwandikiye, arakubajije ati ese waramutse, bimeze bite. Akenshi nyine ukunda gusanga bigutungura. Ariko iki ni ikintu kizakwereka ko nyine uyu musore adashaka kugutakaza, nubwo mwagiranye akabazo runaka, nubwo hari ikintu mutigeze mwumvikana, ariko ntabwo ashaka kugutakaza. Rero uzakunda gusanga agaruka kukuvugisha nubwo mwaba mwagiranye ikibazo. Uyu musore rero uzamufate neza, numubonaho bino bimenyetso bigera kuri bitanu. Ibi rero bikaba byari ibimenyetso bigera kuri bitanu bizakwereka ko uyu musore muri kumwe, uyu musore muganira buri munsi, burya agukunda, ahubwo ari wo ushobora kuba utabizi ko agukunda. Ariko nuzabona umusore afite bino bimenyetso bigera kuri bitanu kuri wowe, menya ko rwose uyu musore agukunda. Ahubwo niba umufite, mufate neza. Rero twari turi kumwe muri iki kiganiro, nitwa Leo Dukuze. Niba ukunda ibyo dukora, kora kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Ndagushimiye cyane.